Iyi minsi kuva intambara ya Iran yatangira, isi yinjiye mu kaga, aho buri muntu wese utuye kuri iyi si cyangwa se buri kiremwa muntu cyose gituye kuri iyi si cyahuye n'ibibazo byaturutse ku ntambara iri hagati ya Iran na Amerika. Ariko iyo ntambara ikaba yari yaraje ikurikira cyangwa se aho twari tuzi ko Uburusiya na Ukraine intambara yabo yescalatinze cyangwa se ikagira imbaraga ndetse ikimpactinga cyangwa se ikagira ingaruka n'ubundi ku mibereho ya muntu. Intambara y'Uburusiya nayo yaje isimbura icyo twita corona virus. The combination cyangwa se guhuza ibyo bibazo byose, kimwe kijya kuvaho ikindi kijyaho, ukuvuga intambara y'Uburusiya yo iracyakomeje, ariko yera nka corona virus yo tuzi ko yahagaze, byatumye ikiremwa muntu gifesinga ibibazo bikomeye, cyane cyane ibituruka ku biciro byo guhaha ku isoko. Mu minsi yashize PM cyangwa se Minisitiri w'Intebe yabajijwe ikibazo kijyanye n'imishahara nanone n'ibiciro byo ku isoko. Yagisobanuye gute? Ikibazo kigendanye n'imishahara y'abakozi. Iyo witegereje neza ukuntu ibiciro ku isoko byagiye bizamuka mu bihe bitandukanye kandi bidaturutse cyane mu gihugu gusa, ahubwo bitewe n'ubukungu mpuzamahanga ukuntu bwagiye bukubitwa hasi, ukareba ukubita umuvuduko w'ibiciro, ariko ukareba n'izamuka ry'imishahara isanzwe iri standardize mu rwego rw'imishahara, uko izamuka mu mwaka, ubona mu by'ukuri hari itandukaniro rinini cyane, ku buryo usanga icyo umuntu ahembwa ku kwezi, ndavuga imishahara y'abakozi ba leta, ariko nibwira ko wenda izamuwe n'imishahara y'abikorera ishobora kuzamuka, ubona harimo ikibazo gikomeye, ku buryo usanga ushizemo icyo umuntu asabwa kugira ngo agere mu kazi n'icyo asabwa kugira ngo aderivaringe n'icyo ahembwa bidahura n'umuvuduko w'ibiciro ku isoko. Nyakubahwa Premier Ministre agira ngo ibyo nabyo uzi kugira icyo mutubwiraho. Arashima ibikorwa bya guverinoma, arangije avuga ikibazo gikomeye mu by'ukuri cy'imishahara y'abakozi itajyana n'izamuka ry'ibiciro, itajyana n'izamuka ry'ubuzima ko bumeze hanze. Nacyo ndagira ngo ko ari ikibazo cyumvikana kandi nacyo kiduhangayikishije. Mu by'ukuri hari icyo twakwifuza, ni uko buri munyarwanda yabona umushahara umuhagije, at least utuma abaho. Hari ibyo bita minimum wage, ariko ubundi hari n'ibyo bita living wage. Again, nta nubwo twagombye kuvuga minimum wage, twagombye kuvuga living wage, ni ukuvuga umushahara utuma umuntu abaho n'umuryango we, yaba yagiye ku kazi akaba azi neza ko azarira umwana w'amashuri, akaba azi ko arabura umwana w'umugati, akaba azi neza ko abana be n'umuryango we barabaho neza. Iyo tuvuze umushahara, dukwiye no kwibuka ko abahemba umushahara bawukura mu byo baproduce, mu byo bagurishije. Igihe cyose ibyo bagurishije bitazaba bihagije kugira ngo bikuvure iyo cost, bizaba bigoye ko nka guverinoma twahaguruka tukaza tukavuga ngo dutegetse ko uzajya atanga umushahara. Ko dutegetse ko uzajya atanga umushahara, ntabwo twaba twizeye ko tuvuye mu dufite uruganda tumutegetse ngo abakozi bawe bahemba 50,000 kuva umunsi ugera kugira bahemba 100 n'umushahara tubona n'ifatizo ukwiye. Ntabwo twaba twizeye ko muri ibyo azinjiza, niba yakoreshaga abakozi 10,
ntabwo twaba twizeye ko ibyo azinjiza bizamufasha guhemba bantu 10 ku mushahara akubye kabiri. So dushobora gushyiraho itegeko emotional bikaba byiza, abaturage bakavuga bati leta yakoze ibintu byiza bigiye umushahara, ariko ntibishobora gushyirwa mu bikorwa kubera ko abahemba ayo mafaranga batayafite. Ugasanga ahubwo turangije wa muntu avuze ati nakoreshaga abantu 10, noneho leta yavuze ngo ndakoresha abantu double, ubwo nanjye ndagabanya abakozi bave ku 10 bari kuri 5. Niba baramutse bazamuye imishahara we yabe differentiating cyangwa se yabishyize muri kategori ebyiri, wenda yabashiye gutandukanya cyangwa se yatandukanyije icyo twita minimum wage cyangwa se noneho na minimum living. Minimum living ni uburyo bwo kugira ngo umuntu abeho abasha byibura kwihaza mu biribwa cyangwa se mu mibereho ya buri munsi, mu biribwa, kuba babasha kwishyura abana ishuri nk'uko byari bimeze mbere yuko habaho ikibazo cya inflation, cyangwa se mbere yuko habaho ibyo bibazo byose twari tumaze gutondekanya imbere. Noneho minimum wage ni uburyo igihugu kiba kimaze kugera kuri level runaka kikavuga ati nta umuturage wacu ntabwo agomba gushyirirwaho cyangwa se ntabwo agomba guhembwa amafaranga ari munsi yaya, umushahara uri munsi y'uyu nguyu. Ariko ibi byose ya minimum wage, ya minimum living, byose ntabwo bikunda bitewe n'ikibazo isi ifite. Ni ukuvuga ngo abantu ni uguhangana n'ibiciro uko bashoboye bakagabanya. Ubwo ni ukuvuga ngo niba warya 3 ku munsi, ikiro cy'umuceri kigura 1000 kikaba cyageze kuri 2, bivuze ko urarya 2 ku munsi. Niba warya 2 ku munsi bivuze ko urarya 1. Nikizamuka kigera kuri 2500 bivuze ko narya 1 nurirya utazigera uhaga. Iyi situation imeze guti. Noneho abeconomiste cyangwa se abantu bo mu bukungu bo nk'umwuga babivugaho iki, cyangwa se bino bintu turabyita guti. Niba uri mushya hano, banza urebaho hasi ukore subscribe nubona biri ngombwa, kandi busanzwe ubana natwe kora like unasharinge kugira ngo bigere ku bantu benshi, then tubashe kuzamura community yacu. Noneho ikintu tugiye kurebera hamwe n'iki, ubwo twaba turimo tuwibaza kuri inflation. Inflation mu magambo y'Ikinyarwanda ni ukuba amafaranga yatakaje agaciro. Ubundi inflation ni iki muri rusange? Nicyo kintu ushaka ko tugira gute, ko turebera hamwe. Nukuvuga inflation ubundi ni uburyo ibiciro bigenda bizamuka mu buryo butunguranye kandi udashobora gupredictinga. Ni ukuvuga ngo ushobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Iyo turavuga normal inflation. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya inflation price irazamuka mu buryo, ni ukuvuga ngo inflation izamuka mu buryo buri general cyangwa se ni general increase. General increase ya price. Uvuga general increase ya price ishobora guterwa wenda nuko money supply ari nyinshi, nuko bohereje amafaranga menshi muri societe, cyangwa se nubwo amafaranga ataba ari menshi bitewe n'ibicuruzwa bikeya. Iyo hari ubwoko bwa inflation bwishi, ariyo twita demand pull inflation. Demand pull inflation cyagiye ibintu bari bikeya ku isoko, noneho abantu bakabirwanira, bigatuma ayo baguciye ku isoko uhita uyishyura nta bargaining, kubera ko ibyo bintu bikeya nta kintu na kimwe uri buze kubikoraho. Ntabwo nshaka ko dutinda kuri inflation cyane, ndashaka no tuko tujya kuri situation ya none ahangaha, ku buryo iyo situation n'igiciro kiba kitayifite n'igihugu kiba kitayifite igisubizo ako kanya. Ni ukuvuga ngo ni situation igomba kubabaza umuturage aho yaba ari hose, ahubwo icyo kumenya no kumenya ngo arabyitwaramo gute.
kubera ko urugero niba ufite amafaranga yawe ukayabika uyu munsi kuri konte uvuga ngo wenda nzayakoresha ejo bundi, ushobora kubika 100,000 mu gihe cy'ibyumweru 2-3 ibihumbi 100 bikaba bisigaye ari 80 bitewe n'izamuka ry'ibiciro bikabije bitari controlled, ndetse n'aba policy maker yaba monetary policies cyangwa se abo twita aba physical policies bose badafite ikintu na kimwe bashobora kubikoraho, ahubwo ari ukubirebesha amaso gusa. Ihuza ibibazo bitatu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ituma inflation, ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo amafaranga atakaza agaciro mu buryo bwihuse, ibyo twita high inflation. Ni ukuvuga ngo ibiciro by'ibintu na serivisi birazamuka mu buryo bwihuse cyane, kandi noneho ubukungu bukagabanuka, ndetse rimwe na rimwe bukajya munsi yaho bwari buri. Ubukungu bujya munsi yaho bwari buri gute? Ni ukuvuga ngo dushobora kuvuga ko wenda growth, bivuga ko wenda GDP yari kuzazamuka wenda nka 6%. None ubwo irino jana tugenda kuri previous cyangwa se kuri economy y'ubushize. None ugasanga kubera cya kibazo cya inflation, ahubwo noneho economy imanutse ikajya aho ngo izamuke, ahubwo ikaba yajya muri negative wenda 1. Ubwo ni ukuvuga ngo either ntitugumye dukipinga economy twari dufite ubushize, ahubwo no twari dufite ubushize iragabanutse. Bivuze iki rero? Bivuze ko hariho high inflation cyangwa se inflation ikabije, noneho bigatuma ubukungu akoya ngo bukure ahubwo busubira inyuma. Noneho ikindi, high unemployment. Higher unemployment. Ubushomeri bukazamuka mu buryo bukabije. Ni ukuvuga iyi niyo situation dufite uyu munsi. Ni ukuvuga ngo dukombininga bino bintu bitatu: izamuka ry'ibiciro rikabije, gusubira inyuma k'ubukungu, noneho ubushomeri bukiyongera. Ngira ngo turi kuvuga ahanga ku kintu PM yavuze ejo bundi. Yavuze ko baramutse bazamuye umushahara, noneho na production, cost ya production cyangwa se igiciro cyo guproducinga product runaka cyahita kigira gute, cyahita kizamuka. Bivuze iki rero? Bivuze ko nta buryo bwo kuzamura uwo mushahara, kubera ko nibamara kuwuzamura ibiciro n'ubundi birahita bizamuka. Ariko naho nibatawuzamura ntabwo bari buze ko ibiciro ko biri buzamuka. Si tubona nko kuri Afrika n'ubundi igira inflation imbere mu gihugu, ikagira na inflation y'importinze. Ni ukuvuga ashobora kuimportinga inflation gute? Niba turirayinga ku bintu hafi nka 80% dukoresha mu gihugu, bishobora kuba bingana wenda na 80%. Wenda 80%. Bivuze iki? Bivuze ko nidukora import ino ni ukuvuga ngo turazanamo na inflation. Kubera ko inflation ni ukuvuga ngo kino kibazo cyabaye muri ibyo bihugu, nitujya kugura turagendera kuri kino kibazo. Noneho nitumara kugendera kuri kino kibazo tukimportinga inflation, duteranyeho inflation yo mu gihugu, local inflation. Local inflation, noneho ibintu bibe bibi cyane kuruta uko byari bimeze. Ese ubundi ni gute ino stag inflation ugafate mu mutwe? Ni stag inflation. Stagflation nyine nababwiye ko ari uburyo noneho habaho izamuka ry'ibiciro bikabije. Twavuze ko ubu inflation habaho general price increase. Noneho anga kuri stag inflation habaho
inflation, kuzamuka kw'ibiciro gukabije, kumanuka k'ubukungu no kwiyongera k'ubushomeri. Iterwa nuko habaho ikibazo kizamuka ry'ibikomoka kuri peteroli. Noneho hamara kuba ikizamuka ry'ibikomoka kuri peteroli bigata bireflectinga ibintu byose, yaba factories cyangwa se urumva duhita tugira ikibazo cya energy, kandi energy ikoreshwa muri production ibintu binini, tukagira ikibazo cya transport, tukagira ikibazo cyuko production cost itizamuka, none ama business akazamura ibiciro, noneho abakiriya cyangwa se abaconsumer urumva bahita bagura ibintu bikeya, bigatuma production igabanuka. Noneho ikintu kibaho ni kimwe rero, nuko company zikora icyo twita layoff cyangwa se kugabanya abakozi, kubera ko niba bagabanyije umusaruro n'ubundi abakozi nabo barahita birukanwa. Niba mara kwirukanwa duhite dufacinga icyo twita unemployment, bityo n'ubukungu ngo buzamuka ahubwo bugire gute, bugabanuke. Noneho reka turebe ubundi ino stagflation yaje ryari, cyangwa se kubera iki base stagflation mbere habagaho iki. Tugikoresha icyo bita Phillips curve mu kurwanya inflation, mu kureba mu kurelatinga inflation cyangwa se mu guhuza inflation n'ubushomeri, bakoreshaga Phillips curve bakavuga ati okay, noneho leta ishobora kwihangana igafacinga inflation ariko akazi kakaboneka, cyangwa se abaconsumer bakihangana bagakoresha bakemera kugura ibintu kuri menshi nako bagahendwa, ariko leta nayo ikagumya irwana no kugira ngo inflation igabanuke. Reka turebe mu 1970 nibwo habayeho icyo twita inflation. No kuvuga ngo mbere y'iki gihe byagendaga gute? Twavuga ko inflation igira trade off cyangwa se igira negative na positive. No kuvuga ngo ibiciro birazamuka ariko akazi nako kakaba ari kenshi, kwa ko amafaranga aba ari menshi. No kuvuga ngo ahanga twabwira ko twakoreshaga icyo bita Phillips curve. Reka noneho turebe mu 1971, kandi ibintu n'undi twabigarutseho. Muri 71 habaye icyo bita, muri za 70 habaye icyo bita oil crisis. The term cyangwa se iyi term inflation nibwo yatangiye kumenyekana muri iki gihe kubera icyo twita oil shock cyangwa se oil crisis. Muri 1973 habayeho oil crisis. Yavugaga iki? Nuvuga ngo ibihugu byose byo mu Barabu bihuriye kuri OPEC. Nuvuga OPEC ni ikigo nuvuga ni nka organization cyangwa se n'uburyo ibihugu byo mu Barabu byihuje kugira ngo bijye bibasha gushyiraho ibiciro by'ibikomoka kuri petroli, kuko biriya nibyo bifite petroli nyinshi. Nukuvuga ngo ibihugu byose byo mu Barabu byafatiye embargo. Ibihugu byose byafashije Israeli mu kubirwanya mu cyo twise Yom Kippur War. Yom Kippur War no Israeli isa nkaho yarwanye n'Abarabu bose, ariko Israeli yafashijwe nande? Israeli yafashijwe na Amerika nabonye bese Western yose. Birangiye Abarabu nabo babashyiriraho ambariko. Noneho oil prices, nukuva igiciro kirikomoka kuri petroli byibura kikubye hafi inshuro enye. Kandi ubundi urabona ko natwe nukuva niba mbere y'intambara ya Iran na Amerika nukuva twebwe hano nuza ibikomoka kuri petroli essence yaguraga amafaranga 1890. Uyu munsi igeze presque ku 3000. Nukuvuga ngo yazamutse presque kimwe inshuro ebyiri. Nukuvuga ngo hiyongereho amafaranga arenga 1000 kuri litiro imwe mu gihe cy'amezi atarenga 3, kubera ko intambara yatangiye kuri 28 z'ukwezi kwa 2026. Uyu munsi turi mu kwezi kwa 7, turi mu kwezi kwa 4, ariko bino biciro wibuke igihe bimaze, ndetse dushobora gukora expectation tukavuga ngo bino biciro ntago biratinda n'ubundi kongera bizamuke
nitugira ibyago bagakomeza kugira gute, bagakomeza guhangana, kandi nta mahirwe ahari yo kuvuga ngo Amerika na Iran ngo biraza kumvikana mu gihe bashyizeho memorandum of understanding, noneho babashe mu gihe bakiri kurwana nayo intambara ikongera ikubura. Noneho urumva ibiciro byikubye kane. Business zifacinga higher energy and transportation cost. Nawe urabyumva ko bita bibaho mu buryo buri automatically, kubera ko niba tugize ibyo bibazo by'uko ibiciro bizamuka, automatically inganda nazo zirahita zizamura production cost, nizamura production cost, noneho ibikomoka kuri petrol nabyo bigire gute, bizamuka. Noneho ahari muri 2023 muri 2079 icyo twita Iranian Revolution cyangwa se muri revolution ya Iran, mu gihe nuza mu gihe cyo twashaka kwita ngo ni nuza political tournament cyangwa se tournary in Iran disrupted global oil supply. Ahangaha byagenze gute rero muri 79? Muri 79 habayeho nationalism y'icyo twita oil, ni ukuvuga Abongereza bagirana ibibazo na Iran. Noneho urumva nabwo ibiciro byarazamutse, noneho inflation irazamuka mu buryo bukomeye, ubukungu buragenda burangirika. Noneho zino supply nizo twita supply shock cyangwa se oil crisis, byatumye zirema icyo twita situation ikaze, aho ibikomoka cyangwa se ibintu byose byagiye bizamuka bikagera kuri inflation na economy stagnation. Ubundi stagnation no kuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo ikintu nikizamuka, sibyo, cyangwa se ntago kimuvinga, ahubwo ni gikure mbese. Noneho akiyongeraho inflation ikagenda ibuminga bya biciro. Yimaze kubuminga bya biciro, urumva umuntu uhaha arahakomerekera mu buryo bukabije. Noneho kubera iki ino inflation ibaho? Twavuze ko ari supply shock, cyangwa se ishobora no guterwa wenda no gufata no kuba wakora policies nabi. Nukuva aba policy maker nabo bashobora gutuma kino kibazo kibaho. Nuvuga ngo excess money creation combined with policies and reduction production. Ikintu gishoboka ni kimwe. Niba ushobora kuvuga ati okay, ubundi turebe, nababwiye ko amafaranga dukoresha cyangwa se politiki y'faranga dukoresha uyu munsi niyo twita fiat money. Muri fiat money bino bipapuro ibingibi amafaranga ni ibipapuro ibingibi mfite hano, nuko ari igipapuro kiba cyahawe legal tender. Noneho bino bipapuro ugomba kubirelatinga n'ubukungu ufite. Niba ushyize ibipapuro byinshi hanze, abantu barabikoreshwa ko nta kibazo bafite. Niba urumva naba ufite nka miliyoni nka 20, munabubwa ati kino kintu kigura 5, ntabwo ujya kwego ukatuza, urayatanga. None police yatanga, police umuntu ukora production nawe avanga ibiciro byazamutse akagenda agakora byinshi. Ubundi no kuvuga ngo iyo tugiye kuri law of supply no kuvuga ngo iyo price izamutse, iyo izamutse ni ukuvuga ngo quantity ya demand, no, apana quantity ya demand. Iyo price izamutse ahanga kuri supply, quantity yo gusupplyinga nayo irazamuka. Bivuze iki? Bivuze ko kubera price yazamutse, abantu bafite production n'abantu barakoze amastock barata bashyira ku isoko kugira ngo bibonere ya mafaranga menshi. Ibi ngibi bikaba bitandukanye n'icyo twita demand law of demand. Ibi ngibi ni ibintu biba applicable muri societe yacu mu buzima busanzwe. Ngaho tubona ko muri law of demand tubona ko byibura niba igiciro kizamutse, tubona ko n'ibyo abantu bakeneye bimanuka. Ni ukuvuga byo bifite icyo twita negative relationship
noneho hano tukagira icyo bita positive. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo bino bintu iyo umaze kubihuza ukareba na situation ihari uyu munsi, noneho tugira ikibazo. Ibiciro byazamutse, nibimara kuzamuka ako bizamuka bidatewe n'icyo twita money supply, ahubwo bitewe na situation economique noneho iturutse ku ntambara cyangwa se wenda n'abapolisi mekababi batazi kubalansinga ibintu bimwe na bimwe, bityo bigatuma zino polisi zimera nkaho n'ubundi zitari gukora cyangwa se zitagomba kwifashishwa muri buryo bwo gukora ama prediction. Noneho ikindi gishoboka ni ukuvuga ngo nicyo twita supply chain disruption. Supply chain ni ukuvuga ngo aho kuva uko ikintu cyatangiye gitangira gukorwa kugeza kigeze ku mu consumer wa nyuma. Ngabi reka turebe niba tugeze kumva ababita aba pirates baba mu nyanja y'Ubuhinde baba Samaria, bayiga batangira ubwato bikoreye ibintu bakaba babubuza kugenda. Urumva iyo ngiyo ibyo ngibyo biteza supply chain disruption, kubera ko icyo gihe bashaka kubufata abantu bahanyuraga ibicuruzwa bakagira ubwoba, hakajyaza bakeya bafite n'uburinzi. Urumva cost ya insurance irahita izamura igiciro. Nizamara kuzamura igiciro kizamutse, atari kuvuga ngo turimo turarwanya unemployment cyangwa se ngo tuzamure business igere kuri peak y'ibiciro bizamutse automatically, nta mpamvu y'aba policy maker babitekerejeho. Automatically ikintu gikurikiraho ni iki? Nuko tuhita tugira ibibazo by'ubukungu burahita bugabanuka, bityo bigahita bigira ikibazo ku mu consumer, kuko umuconsumer n'ibiciro bizamutse atari bubashe guhita abona amafaranga cyangwa se umushahara utera busi kuzamuka, ahita aba hated cyangwa se ababazwa n'ibyo biciro, bityo bigahita bigenda bikareflectinga kuki, bikareflectinga no kuri production. Ubundi tuzi ko icyo twita GDP cyangwa se ubukungu bungana na consumption duteranyijeho investment, duteranyijeho government spending, tugateranyaho export minus import. Nukuvuga noneho fata kino kintu, nukuvuga iyi ni consumption. Yizamutse automatically iki nacyo kirazamuka, kingiki kirazamuka. Niba iyo kizamutse automatically ubukungu buba bwazamutse. Nukuvuga investment iyo zibaye nyinshi, abantu batanga akazi na consumption, nukuvuga ngo kandi hari na consumption bigatuma bibaho iki, habaho uburyo bwo kuzamuka ubukungu. Noneho government spending byinshi, bivuze ko spending muri infrastructures yarangiza bikagenda gute, byarangira bigatuma n'ubukungu buzamuka ko abantu babonye akazi kenshi. Anga muri export, iyo export izama yukaba iruta import, bigira gute, bizamura ubukungu. Ariko iki ngiki kiruta iki, bituma ubukungu bugira gute, bugabanuka. Kubera ko niba tuvuze ngo wenda ngo x minus m, wenda m iruta x, bivuze iki? Bivuze ko iyi x ari negative. Niba ari negative, leta za reflecting ahangaha iki ngiki nacyo kigabanuka. Nukuvuga buri kimwe cyose iyo kigabanutse, buri kigabanutse cyose kireflectinga hehe, kireflectinga hano, kigahita kigabanya ubukungu bw'igihugu. Bityo iyo ubukungu bw'igihugu bwamanutse, nukuvuga ngo umuconsumer nyine ntabwo bagifite ubushobozi bwo guconsuminga uko byagenda kose. Noneho ubundi muri make ko tubonye ko ino shock atari ubwa mbere bayo, ino stagflation ubundi abantu bagiye bayikora bagira gute, bakimara kino kibazo bagiye bagikemura gute. Ubundi inflation muri rusange bayikemura bakoresheje iki? Bayikemura bakoresheje kuzamura inyungu mabanki yaka. Tuvuge wenda iyo uzamuye inyungu kuri banki, icyo bivuze ni iki? Interest rate raise. Iyo izamutse ni ukuvuga aba borrowers
baragabanuka. Iyo bagabanutse investment nayo iragabanuka. Iyo imaze kugabanuka ni ukuvuga ubukungu nayo iragabanuka. Iyo igabanutse imirimo employment nayo iragabanuka. Ni ukuvuga ngo unemployment ikiyongera. Bivuze ko birwanya ni gute rero? Uko babirwanya ukuvuga ngo bazamura ino interest rate. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi iyo bazamuye interest rate uhita bifacinga, ariko inflation ikazamuka ikagabanuka. Kuvuga ngo iyo twamaze kubona ko ubukungu nta bukungu buhari, ni ukuvuga ngo inflation iramanuka kubera ko pressure y'ibiciro nayo iragenda ikajya down. Noneho ahangaha rero icyo bakora bazamura interest rate kugira ngo bagabanye izamuka ry'ibiciro, ariko of course baragenda bakongera unemployment. Ubushomeri buragenda bukaba bwinshi cyane. Iyo bagabanyije interest rate bivuze ko byibura iyo bagabanyije interest rate ubwo bashaka kongera amafaranga hehe, baba bashaka kongera amafaranga muri circulation, bityo bigatuma ubukungu bwiyongera. Ahangaha rero ikibazo ni ikihe? Ikibazo muri stagflation iba yakombininze ibintu byinshi. Ubwo no kuvuga ngo bugomba guhantinga ibintu mbese aba consumer udashizemo imbabazi na nkeya. Ukazamura interest rate, byaba na ngombwa ko ukabikombininga na physical policy. Ikibazo ni ikihe rero? Ikibazo numara kubikora gutyo, noneho nta na production yari ihari, nihari rate igabanuka, nimara kugabanuka noneho ibiciro biramanuka of course, ariko n'abantu barafite akazi nabo bagatakaza. Niba mara kugatakaza biri bugende gute? Of course inzara iratera mu gihugu hose, habaho ikibazo gikomeye. Reka wenda ino video kubera ko cyangwa se bino bintu kubera ko bisaba wenda kubyumva nabyo wenda bishaka kuba bigorana mo gakeya, reka ino video twirekera aha, ahubwo tuzayikorere igice cya kabiri, ariko ku bantu babyifuza mujye muri comment, cyangwa se ku muntu utabyumvise neza, cyangwa se kubera ko hari parity kwari gushyiramo y'uburyo umuntu agomba kwitwara ku giti cye, kwa ko umuntu aba ku giti cye ntago aba ku giti cy'abandi, ukamenya ngo niba ufite amafaranga urayakoresha gute, urayashyira he, bigende gute. Ariko reka tuzavuge mu gice kizakurikira iki ngiki. Ariko nongere nkwibutse, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, ibuka gukora subscribe mu gihe ubona ari ngombwa. Niba ubona atari ngombwa nabwo nta kibazo, kandi niba wabikunze utubitwereke ukora like, niba wanabigaye ukore dislike nta kibazo, ujye muri comment utubwire uti mwakagombye kubikora gutya na gutya, mukora improvement hano, cyangwa se ntago byumvikana na wabisobanuye neza atoro. Dislike cyangwa se na like byose biremewe, ariko dufatanye kubaka iki? Dufatanye kubaka community. Hasta la vista, ndabakunda cyane.